nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwe na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukurikiye ikiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akozwe. Hashize iminsi myinshi tudaherukana, naho ugiye muri rwinshi. Ariko amakomantere mwandika, abanyura ku ruhande bakambwira bati nyamara dukumva ibiganiro byabo nabo bantera imbaraga. Muri ako kanya gake nsigaye mfite, nkabona n'umwanya wo gutegura ikiganiro nk'iki ngiki. Nubwo rwose imyiteguro wenda yagabanutse, nsigaye mfite igitabo hano nsoma mo abatagatifu ntibingore cyane. Muri yanyihanganira nimuza kubona ndi gusoma. Gusa birashimishije kubona hari abantu bandika ibitabo nk'ibi ngibi biduhugura, bigatuma n'abandi bashobora kwigiraho kuri aba batagatifu. Igitabo turi bwifashishe none cyanditswe na Padiri Leodegar Niyigena, yakise ngo abato nabo baba abatagatifu. Tumaze kuvugamo abatagatifu babiri bacyanditsemo. Twavuze kuri Maria Goreti mutagatifu, tuvuga no rero barenze babiri. Twavuze na Imelda mutagatifu, ariko harimo n'abandi nagiye mbona navuzeho ariko ntakoresheje iki gitabo. Reka rero dutangize ikimenyetso cy'umusaraba maze mbapfundurire agaseke k'uyu munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bavandimwe, munsi natubwiye kuri Mutagatifu Agnes. Impamvu natubwiye kuri Mutagatifu Agnes, ni umubikira, ni umwana wahowe Imana kubera ubusugi. Ni umukobwa muto cyane wahowe Imana ku myaka 15, nako ku myaka 13 azize ubusugi bwe. Muri iki gihe mu Rwanda nabonye vuba hanga Kardinali wacu Antoine Kardinali Kambanda yanditse avuga yuko kuri Twitter avuga yuko atashyigikiye, mbese nkaho yamaganiye kure icyemezo giherutse gufatwa yuko abangavu b'abanyarwandakazi ku myaka 15 bagiye kujya boroherezwa kuringaniza imbyaro bataragira. Akavuga ati ni uburyo bwo kubashora mu busambanyi, ntacyo twaba tubafashije, ntago bazaba ababyeyi beza, ntago bazabasha rimwe na rimwe nta nubwo basha no kubyara, kuko nyine baba barafashe imiti ibuza urubyaro. Rero ibyo ngibyo nibigaragaza ko sosiyete yacu igenda itakaza indangagaciro, nyamara yamye ishyigikiwe cyane. Ubusugi ni umuco nyarwanda, umugenzo mwiza w'ubusugi ni umugenzo ushyigikiwe cyane n'umuco nyagakondo w'abanyarwanda, nubwo tugenda tuwutakaza. Agnes rero mutagatifu ni mu ntoki. Agnes yavutse muri 291, yitaba Imana kuri 21 z'ukwa mbere 304. Urumva yabaye mu binyejana bibiri, ikinyejana cya gatatu n'ikinyejana cya 4. Ni mu mpera n'intangiriro z'ibyo binyejana. Yavukiye rero i Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani muri 291 nk'uko mbivuze. Mu rurimi rw'ikigereki Agnes bisobanura isugi. Ni ubusugi rero butagatifu. Ababyeyi baramwifurije, bamwita iryo zina kuko bababyeyi b'abakristo cyane, nubwo bari ibyegera by'ubwami bakomeye, ari abakire, ariko bari n'abakristo bakomeye. Agnes yari umwana w'imico myiza kandi akagira n'uburanga buhebuje. Yuje imyaka 13 y'amavuko rero, umunsi umwe avuye mu mashuri aho abakobwa barerwaga, ahura na mwene Mburamatare cyangwa se umutware w'i Roma. Aramubenguka, ashakisha uburyo bwose yamugira umugore. Nuko umwana w'umutware yarabengutse, umwana n'ubundi nawe w'imfura z'ibwami, urumva bimvaga nyine n'ubundi ari ibintu bizahita byikora. Rero akajya amwohereza imitako, amasaro y'agaciro n'ibindi nyine by'amakado atandukanye, ariko Agnes akabyamagana avuga ati ntabwo rwose nkeneye ibyo ngibyo.
umuhungu akongera akamwereka udusaro duhambaye, akamwemerera ko azamushyira mu bipangu by'agahebuzo, mu mitamenwa no mu bukungu bwinshi, ariko Agnes aramuhakanira, aramutsembera. Yaramubwiraga rero ati kuva kera niyemeje kuba umwari ugenewe Nyagasani, niyemeje kugumana ubusugi kuko Nyagasani namuhaye umutima wanjye wose, ntuteze gukunda undi mugabo ukundi. Bavuga kandi ko yamushwishurizaga avuga ati hoge mvi ruhande soko y'icyaha wa munyangeso mbiwe, ikiribwa cy'urupfu nakunzwe nuko nakunzwe n'undi ufite imitako ishashagirana kurusha iyawe. Yaranyigombye anyambika impeta y'ukwemera, icyubahiro cye kiruta kure icyawe, yanshyizeho ikimenyetso cye mu gahanga, sinzemera na rimwe utundi ducuti. Ndetse ubu uburiri bw'umukwe buratunganyije, imbyino zirumvikana, indirimbo ziraririmbwa n'abari. Mama we ni isugi, papa we nta mugore yigeze, abamarayika baramugaragiye, ibinyarumuri biramushagaye, impumuro ye izura abapfuye, iyo bamukozeho abarwayi barakira. Niwe wenyine nemera, namwirundumuriye mu rukundo rwahebuje. Mu kumukunda nguma kuba isugi n'isimbi, mu kumuhobera ngumya kuba umuziranenge, mu kumusasira ngumya kuba isugi. Nyuma nzagira abana nta bubabare bw'ibise, n'umuryango wanjye uzakura uko bwije n'uko bukeye. Nimwumvire aya magambo ko nakomeye. Rero iki birantangaje ko ndimo nsoma buno buzima bwa Mutagatifu Agnes, nasanze iyi ndirimbo aya magambo avuze ameze nk'indirimbo, avuga ati uwo nakunze ameze ati, ni nk'igisigo, ameze atya, nakunzwe n'umeze atya, ameze atya, ababyeyi bameze batya, aririmbirwa n'abamarayika, mbese aramutaka, ikintu kimeze nk'igisigo. Igisigo rero muzakibona no mu bisigo bya Tereza mwana Yezu, yongera gusubiramo aya magambo ya Tereza aya magambo ya Agnes. Tereza, ndavuga Tereza w'umwana Yezu. Rero abatagatifu hari ukuntu nabo baba barimo babaho ubuzima ariko bigana abandi batagatifu, bakavuga ati aya magambo ya mutagatifu runaka ngiye kuyubakiraho ubuzima bwanjye. Natwe impamvu tuba turimo dusoma ubuzima bw'abatagatifu batandukanye ni kugira ngo nawe ubyumva ubone icyo waheraho usunika intambwe ugana kuri izo nzira. Kuba rero Agnes yaragaragaje ubukristo bigezaho byaragutinyuka cyane muri icyo gihe. Ku ngoma y'umwami Diocletian watotezaga abakristo bikomeye. Urumva ko mu binyejana bya mbere ubukristo bwari butarafata, abantu bari bagisenga ibigirwamana, imana bibumbiye, bakazitura ibitambo. Icyo gihe rero byari bikomeye kwemera ko umukristo ukabigaragaza. Kubera uburakari rero bw'uwo yanze ko amugira umugore, uwo musore yagiye kumurega, afatwa ubwo bamutegeka gusenga no kuramya ibigirwamana byabo, aranga arabatsembera. Kubera ibyo bisubizo bya Agnes, umusore yaguye mu kantu nuko araremba. Abaganga baza kubwira se impamvu z'ibyo byose birimo bigirirwa ku muhungu we, nuko noneho bahimba amayeri yo kugira ngo bazagushe Agnes mu mutego. Umwami rero nawe araperereza, kuko ntawashoboraga gutinyuka icyubahiro cye akamutwara umugeni, amenya ko ahubwo Agnes ari umukristo kuva mu bwana bwe. Umwami abonye ko byamukomeranye, atumiza ababyeyi ba Agnes arabihanangiriza gusa, kuko ntacyo yashoboraga kubatwara. Nyine twabonye ko nabo bari imfura z'ibwami aho ngaho mu bikomerezwa. Umunsi rero ukurikiyeho batumiza Agnes mu rubanza, baramucyaha bati ibyo urimo ni ibiki, ariko akabatsembera. Baramubajije bati ushaka kumenya gutsimbarara ku busugi bwawe? Niba ari uko biri, ubu ugiye kujyanwa mu rutambiro rw'Imana yacu Vesta, aho uzahaturira ibitambo amanywa n'ijoro. Bumvaga ko niba byanga nyine urunuka bagiye kumuhanisha igihano gikomeye. Agnes rero arasubiza ati, niba naranze umuhungu wawe, umuntu muzima ufite ubwenge, ni gute nshobora kwemera kunamira no gupfukamira izo mana zanyu zitagira ubuzima? Umwami amusubiza avuga ati, mbabarira ubuto bwawe, tekereza wikuyahura mu burakari bw'Imana. Avuga nyine iyo mana yawe. Mbese irumva abaye umwana w'imyaka 13 uri gusubiza ibi, yumva mugirimo ariko akabibwira ko ari umukure ku izima. Hanyuma Agnes ati, Imana ntireba imyaka,
ahubwo ibitekerezo by'umutima. Ariko ndabona ushaka kunyaka ibyo udashobora kugeraho namba. Ngaho rero gerageza ukora ibyo ushaka. Niba wari uzi Imana yanjye ntiwabigenje utyo. Njye nzi ububasha bwa Yesu Kristo umwami wanjye, ahubwo ndetse ibyo urimo ngo urantoteza n'akazi kawe. Nemera ko ntazatura ibitambo imana zawe. Mfite umumarayika wa Nyagasani undindira umubiri. Umwana w'ikinege w'Imana uhakana niwe unyuyoborera, unyiragirira, umurengezi utaneshwa. Imana zanyu ni ibibumbano nk'inkono, ahubwo mwakabishyize mu muhanda kugira ngo bitangire icyondo. Urumva ukuntu abisuzuguye. Imana ntiba mu bibuye, mu bipfuye amaso bidafite agaciro, bidafite shinge, ahubwo iba mu ijoro. Wowe n'abandi nkawe nimutisubiraho mwese muzakatirwa rumwe nk'urw'icyuma bashyira mu muriro kugira ngo bacuremo ibindi. Namwe muzacirirwa mu muriro w'iteka, aho muzaba mu icuraburindi. Hari amagambo nyine mba ngomba gusoma ko nyirayo niyo mpamvu nasoma cyane mu myihanganire. Rero urumva ko Agnes arabashwishurije pe, arabahakanira. Hanyuma rero bamuhatira turubane n'ibigirwamana bya gipagani, bati nibura wenda turubane gusa. Agira ikimenyetso cy'umusaraba, igihumbi hasi byose birajanjaguka. Tugiye kubona ibitangaza bikomeye byagiye biba n'ibyo bamusabaga n'uburyo isengesho ryagiye rikora ibitangaza kugeza ku munsi wa nyuma. Nuko rero bamucuza imyambaro ye yose kugira ngo bamukoze isoni mu maso ya rubanda. Ariko iby'ubusa Imana imeza umusatsi we ako kanya, imwambika umubiri wose. Babona ko babona ubwambure bwe. Bamujyana mu nzu y'abasambanyi ngo bamukoreshe ibyaha, ahubwo iyo nzu ihinduka inzu y'isengesho. Imana imwoherereza umumarayika wo kumurinda, ntihagira umwegera. N'abari muri iyo nzu bayihubukamo biruka. I Roma iyo turimo tuvuga ibi bintu, mwibuka yuko habaga ubukozi bw'ibi bukomeye. Njye ndibuka ikintu bajya bavuga abayaromani bagiraga cyo kwinezeza. Erega niyo twareba iri anniversaire yabaye Herode kwa Herodi, agaca Yohani Batista umutwe, ubona ko n'abantu bari bazi kwishimisha pe, bakarya kugeza ubwo, kubera ko ibiryo biryoshye kandi tugomba kubivirira, bagiragaho bajya kuruka, bakagaruka bakongera bakarya. Vomitorium babagaho mu irari ry'umubiri bikabije. Rero uko baryaga bagiraga n'amazu yo kwishimishirizamo, ubwo busambanyi ibiki. Aha rero niho bajyanye Agnes. Ntabwo ibyo turimo tuvuga se makabya nkuru ni wo muco wari uriho icyo gihe, kubera nyine ubuzima bwa kipagani. Nuko rero wa muhungu wambura amatare aratwaza ngo amukoreshe icyaha muri ya nzu nyine y'ubusambanyi, akubitwa n'inkuba ubwo ararabirana ataranamukoraho. Vuga ngo yaramwegereye ararabirana. Nuko umwami amenya ko umuhungu we yapfuye azize Agnes, aza yiruka amusanga muri ya nzu y'ubusambanyi bari bamujugunyemo, aramutukagura. Agnes aramubwira ati, kuki abandi bashatse kunyegera bose ari bazima? Nuko bose baramije Imana ishobora byose, kandi yanyohereje marayika murinzi wanyambise impuhwe ze, akarinda umubiri wanjye ugenewe Kristo kuva mu bwana bwanjye ndi ku kiriri. Uwo muhungu wawe abonye nawe uko ahagera aza yabishe, nuko arapfa nyine. Nkamubwira ati, ikosa si iryanjye, ikosa ni ryo wakomeje gutsimbarara. Umwami aramubwira ati, amwinginga ko namusubiriza ubuzima umuhungu we akoresheje ayo masengesho ye, arabona noneho ko atakoresha imbaraga za maji cyangwa za shitani. Agnes ati, nubwo uko kubura ukwemera kwanyu bitari ngombwa ngo mungirire neza, ariko noneho ni byiza ko ububasha bwa Kristo bwigaragaza. Agnes ategeka abari aho bose gusohoka. Ubwo bahita basohoka. Agnes asengana umutima ushyitse. Marayika wa Nyagasani aramubonekera nanone, amuha imbaraga, nuko aramuzanzamura. Uwo musore nawe arataraka cyane asingiza Imana ati, ndemeye hariho Imana imwe yonyine, umwami w'ijuru n'isi ndetse n'inyanja. Ibitambiro byacu ni amanjwe nta kirimo. Imana tuhasengera ni ibiterashozi, ni amanjwe kandi ntishobora na gato kugira uwo itabara.
ngiyo credo ngo koko kwemera uwo musore yahise agira. Kandi aranagutangaza kubera ibyo byari bimaze kuba mu bapagani no muri rubanda, havukamo amakimbirane. Bashakaga mu mpande zose, barimo basakabaka mu mpande zose, bavuga bati nafe iryo kora shyano, uwo murozi ushwambagatanya ibitekerezo agasarisha abantu. Urumva hari havutse amakimbirane, abatemeraga bemeye, abashakaga kumugirira umugore barahindutse, mbese babonye ari ibintu bidasanzwe, bati ni maji ntabwo tubyumva. Havuka ari amakimbirane n'imyivumbagatanyo, batangira gusakabaka. Nuko umwami abonye iyo myivumbagatanyo agira ubwoba, agatinya kwangwa n'abapagani aramutse arengeye Anyesi, maze byose abiharira umusimbura we Aspasius, we aranyerera aragenda. Ese ubwo ntibibukije kwa kundi nyine na Herode yakarabye intoki kugira ngo amaze gutanga Yezu nubwo atabishakaga. Hari aho bigera nyine ikuzo ry'isi bikabuza bene aba bantu gufata ibyemezo bizima, bakemera bakica intungane. Aspasius rero ngo yateguye umuriro, ategeka ko bamujugunyamo. Umuriro wicamo ibice, Anyesi ntiyashya. Mise binyibutsa nyine kwa kundi inyanja nawe yiciyemo ibice Abisirayeli bagatambuka. Nuko rero Anyesi ntiyashya, ahubwo hashya abapagani bivumbaгаtanyaga bitotomba, harimo abatukanye Anyesi. Ntibabone ko Anyesi arinzwe nijoro. Ubwo Anyesi araterura asenga, ngiye kuvuga uko biri, ati Mana ishobora byose, ukwiye gusengwa, ukwiye ibisingizo, ntiworoshye, ndagusingiza kuko kubw'umwana wawe Yezu nasimbutse mu menyo ya rubamba mu mazi abira, kubwe kandi nakandagiye ubugira nabi bw'abantu n'imigambi mibisha ya Sekibi. None rero reba ku bwa Roho Mutagatifu, ikime kinyoza wese, umuriro ntiwantwika, ikibatsi cy'umuriro gihindukirira abagicanye. Umuriro urazima ntiwantwika, umuriro urazima iruhande rwanjye, ndagukuza dawe ukwiye kwamamazwa hose. None rero reba ibyo nemeye, mfite icyo nari narizeye, icyo nari narifuje n'umutima wanjye wose n'amagara yanjye yose. Ndaje iwawe Mana yonyine, wowe ubaho ugategeka iteka, na Yezu Kristo na Roho Mutagatifu, amen. Anyesi yisabiye gutaha, asenze avuga ati ibyo nagambiriye mbigezeho, ubusugi bwanjye waraburinze. Ninkavuze ati sinkeneye komeza kukugerageza Mana yanjye, ahubwo nyitwarira, kuko navuga yuko ibyo yaragamije yarabigezeho. Iryo sengesho rirangiye, umuriro wari wazimye utakumvamo n'umuyonga. Ubwo Aspasius abatagishoboye gutsinda uburakari bw'abapagani, bituma ategeka ko baza kumuca umuhogo n'inkota. Niko kumucuza imyenda yose, bamubohera ku giti, baramuharurisha ibyuma umubiri wose, bacanye n'umuriro mwinshi iruhande rwe. Mbese urumva bamutaritse ku muriro, hanyuma bakamushishura. Baramubwira bati hakana ubukristo maze tukurekure wihatahire. Ntiyatinya rero ibyo bigeragezo byose, akomeza gusenga cyane yiragiza Nyagasani. Nuko babonye ko atava ku izima, bamuca umutwe, maze bamaze kumuta mu itanura ryaka cyane, maze ntashye. Urumva bagerageje ibishoboka byose. Umusirikare babitegetse agira ubwoba cyane. Anyesi aramubwira ati humura, nyica, nasabye Imana ngo inkize uyu mubiri ushuka abantu. Nuko umusirikare amuca umutwe. Nguko uko Kristo yatagatifuje Anyesi nk'umugeni n'umumaritiri n'amaraso y'isugi yamenetse. Ataha mu ijuru kwa 21 z'ukwa mbere muri 304. Kiliziya ikanamuhimbaza uwo munsi w'abazina be nyine buri mwaka yitariki ya 21 z'ukwa mbere. Dusaba Imana rero guhorana mu mutima wacu urwango rw'icyatwanduriza roho cyose, kandi n'icyatwangiza umubiri wacu mu maso y'Imana. Igitangaje rero, Anyesi uyu nguyu yari afite n'umuvandimwe we witwa Emeransiana, nawe wamukurikiye nawe ahuwe Imana. Biratangaje. Nyuma yo kuvuga ibyose ugiye intwari batubwira ko ababyeyi be batigeze bagira agahinda, ahubwo baranzwe n'ibyishimo. Bangwa Anyesi amariye kwitaba Imana, ababyeyi be ntabwo bakoze ikiringo bavuga ati mwana wacu arapfuye, ahubwo basingije Imana bavuga bati ahejeje Imana ikuzo.
nuko bafata umurambo w'umwana wabo bajya kuwushyingura. Bageze hafi y'umujyi wa Nomentana hamwe n'abakristo benshi, abapagani babatera amabuye. Hafi ya bose babonye abo bapagani baje bafite intwaro, bakura imishwaro barahunga. Nyamara bamwe ntibacika batabahamije amabuye. Nuko nyamara ubwo mukuru wa Agnès bonse ibere rimwe aratsimbarara. Uwo muvandimwe yitwaga Emeransiana, bishe afite imyaka 21, we bamwica kuri 23 z'ukwa mbere muri 304. Urumva hashize isi mike cyane ibyo bibaye. Uyu mukuru wa Agnès bamutsinze kumva ya Agnès wari uherutse gupfira Imana, basanze hapfukamye amwiyambaza. Nuko abwira bishibe abapagani ati murababaje mwabagira nabi mwe, mwica abasenga Imana nzima mugatsemba abantu b'intungane, murengera Imana zanyu z'amabuye n'amana. Akonduko ntibabaje koko. Ayo maraso rero y'abamartiri ngira ngo niyagiye abiba nyine imbuto z'ubukristo, akagenda avuka bemera Imana. Avuga ayo magambo nandi bisa bamutera amabuye kugeza igihe apfiriye, bamutsinda aho kumva, ataha nawe atyo mu ijoro kuri 23 z'ukwa mbere muri 304. Urumva umwe ni kuri 21, undi ni kuri 23, nyuma y'iminsi 2 gusa. Yari akiri umwigishwa atarabatizwa. Nawe yari umwana mwiza wariranywe na murumuna we Agnès. Amaze guca muri ako kanya imirabyo myinshi irarabya, inkuba yica abagore batabarika babo bapagani. Abo bagore nibo bari bateye amabuye Emeransiana. Numva habajya aho nitangaza bikomeye nk'ibi ngibi kugira ngo Imana ibikoreshe ihindura imitima y'abapagani. Mu ijoro rikurikiye ababyeyi ba Agnès baza bari kumwe n'abapadiri gushyingura iyo ntore yindi hafi y'imva ya murumuna we Agnès. Rimwe na rimwe abo babyeyi bajyaga barara kuri iyo mva bahasengera. Hari ibintu byinshi twatekereza kuri iyi nkuru. Urumva n'abatagatifu babiri mu by'ukuri bavuga ko ababyeyi bamwe barafite kwemera gukomeye. Ese ubonye ibyo tubonye abana bacu bakataje mu by'ukwemera, ntabwo tubashe intege ahubwo kuri iki gihe tuzabimbwa. Hari amagambo njya numva ababyeyi bamwe babwira abana, ntugakabye utazabimbwa, ntugakurikira ibyo ngibyo ngo utazaba umukene, ibintu nk'ibyo. Ariko izi nkuru tuba twumva zizi twemereka yuko ko Kristo ari ukumaramaza. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.